bicaga umuntu barangiza bakamurya. Uti babigenzaga gute? Yaroze umukobwa ngo ubukwe bwe bupfa gatatu. Dore rero noneho uko yarogaga abasore, ngo yarazaga ninjoro uryamye. Ku kindi kintu yasobanura nuko iyo wumva ipusi ihora riri iwawe, hari igihe aba ari abarozi, ari umurozi uvuga mu ijwi ry'ipusi, biba bivuze ko hari umuntu ugiye gupfa muri urwo rugo kandi ari we wamuroze. Bikara byabagamo ubwo twabaga turi bwagiye kuroga hano kure nkagendana na mama. Hero nshuti zasunjira mu mizi mutenizere ko mumeze neza. Uyu munsi tugiye kuvuga ku mbaraga z'imyuka mibi. Karimwe nari bwagiye kujya kuroga ahantu, ngeze ku rugo rwo nari bwagiye gukoreraho, nanjye ndagenda ngeze ku rugo rwa nari bwagiye kuroga, ariko aho nari bwagende ngiye gusenya ingo z'abantu bafite amahoro. Rwana rukuntu umugore n'umugabo usanga bumvikana mu rugo, ubwo burozi naburugaga ingunga zisenya rwose. Ndetse n'abarozi mu by'ukuri ngiye kubwira ibintu byinshi bitandukanye, ndetse ngiye kubwira amabanga amwe menshi y'abarozi. Uze kwisuzuma neza bitewe n'ibyo uri bwumve, uze kumva ko nawe batakuroze cyangwa se utabona ibintu ukagira ngo ni ibintu bisanzwe kandi ari amarozi. Tugiye kwifashisha ubuhamya bw'umuntu witwa Niyonagize Innocent, yavuze amabanga menshi y'abarozi. Yego. Ako gataro twakagendagaho uko babigenza nibyo bagiye bakora, kuko yatangiye kuroga afite imyaka 3 akabivamo akabimaramo imyaka 16. Bivuze ngo amaze igihe kinini rwose, yamaze igihe kinini rero bwa akorera Satani ari umurozi ndetse afatanya na nyina. Ahanga rongeye kubabwira bimwe mu byo bakoraga, harimo kuzinga abantu, harimo kwica abantu bakabarya, harimo kugendera ku dutaro n'ibintu byinshi bitandukanye. Ubyumve ndetse no kwihindura inyamaswa, urebe neza inyamaswa ujye ubona hafi yawe atabara abarozi utabizi. Ikintu cya mbere bakoraga, bicaga umuntu barangiza bakamurya. Uti babigenzaga gute? Baragendaga bakakuroga ugapfa, wamara gupfa iwanyu bakagenda bakagushyingura, bamara kugushyingura bakaza aho bagushyinguye baba bafite ibibaraga by'imyuka mibi, bakakuzura. Bamara kukuzura bakakujyana ibyatsi urisha nk'inka. None baragiye baramuzura, barya inyama z'inka. Ntabwo buryo umuntu ushobora kuba murya agifite biriya bintu cyangwa se uramunyu, twabanje kumugaburira ubwatsi akamara byibura nk'amezi 2 kurya byanyabyo. Wabaga warataye umuntu nta myunyu gigira mu mubiri bakakurya. Bivuze ngo sinzi uburyo babikoraga, gusa imbaraga za Yesu zitsinda byose kandi zitsinda ikibi. Ikindi kintu cya kabiri yakoze, agize imyaka 6 yagiye kwiga muri primaire, ngo yaragendaga akagura supadipe, yarangiza agakura yarya isigaye akayiminjira mu burozi. Murabiza abana natwe byatubaye rwose, umuntu utarasabye supadipe sinzi ukuntu yaba ameze. Rero yagendaga agafata supadipe, abana bamusaba akayishyira mu burozi, waminjiri abana baga. Kuko karasi nigagamo byibura nko mu kwezi bishobora kuba nerecegamo nk'abantu 5 kandi bagapfa mu ishuri. Yego. Nkaje naragendaga, urabona ari ibintu byaje byaradutse bita supadipe, naragendaga nkazigura, namara kwigura nkakura yanjye nkayirya, namara kwirya nkahita nshyiramo uburozi nabaga mfite ko no ku ishuri narabujyanaga. Rwose ngo ku buryo agombaga kwica abana 5. Ikindi kintu yakoraga ni ukuzinga abakobwa mu nyumve cyane, kubera ko ubu buryo bazingamo abakobwa nawe ushobora kuba uzinze utabizi, cyangwa se mugenzi wawe wazinze. Bitewe n'ibintu ngiye kukubwira uhita ubiboneraho umenye ko nawe uzinze, maze utangire usenge cyane utisengesheje, kuko Yesu niwe wenyine wagukuraho ibyo bintu. Barazaga bagashaka akenda kawe k'imbere, ubwo ni sutiya cyangwa se ikariso, ngo barakuzingaga nyine ukazarinda upfa udashatse, ariko Yesu ashobora byose. Agafata imyenda yawe y'imbere akagenda yabaga afite ngo urusyo n'ingasire, akabisya ku rusyo n'ingasire, yarangiza agafata agacupa akabishyiramo, yafarangiza agafata ka gacupa akakazana iwanyu, hafi y'iwanyu, akagataba ahantu. Yarangiza akavuga ngo uyu mukobwa ndamutabye azarinda apfa adashatse. Mu by'ukuri ugasanga rwose uri umukobwa mwiza, ufite n'amafaranga se, uri n'umukire rwose, ufite umutima mwiza, ariko wajya gushaka ibyo bintu ntibikunde, cyangwa se wajya umusore agutereta ukumva ntushaka gukunda. Hari igihe bikuba wowe ukajya wumva nta mugabo ushaka. Ndaga ngira ngo abakobwa bajye bagira umwete wo gusenga. Naragendaga, urabona ukuntu abana bagenda bakoga, bamara koga bakajya muri dushe, bajya muri dushe bakoga, imyenda bakayisigamo. Naragendaga ya myenda babaga base muri dushe nkayikuramo, kuko nabaga ndi igikoresho natumwe. Namara kuyikuramo nkagenda, iwacu twagiraga urusyo
n'icyo bita ingasire. Naragendaga namara kugenda ya myenda nkayishyira ahantu kunuze kuri rwa rusyo, nkagenda nkayisya, namara kuyisya nagiraga uducupa twabaga dufite iwacu, twa ducupa nkajya ngenda ngateshyiramo ya myenda, namara gushyiramo ya myenda ntago abakobwa nabazingiraga kure, naragendaga nkabazingira iwabo, haba nagenda haba ari nk'igiti wabo nkagenda ngahita ncukuramo nkahita nyitabamo, namara gutaba nkavuga ngo uyu mukobwa ndamutabye azarinda apfa adashatse. Ubwo nabazingaga muri ubwo buryo, ugasanga abakobwa bamwe na bamwe batinze iwabo, ugasanga bamwe basazi. Hari n'igihe bikubaho rwose ugakundana umusore akanaza iwanyu ariko ibintu bikaba byapfa. Ikindi kintu ngo bakoraga no guhindura ikinyabwoya. Wigeze hindura ikinyabwoya, yagiye kuroga ahantu umugore n'umugabo, abagore n'abagabo niba wubatse umva iki kintu gikomeye kubera yuko bashobora kuroga urugo rwawe utabizi, wumve uko babigenza kugira ngo baroge urugo rwawe. Yaraje ahageze yabaga afite imiti afite ku buryo inzugi zikingura, ku buryo agera iwanyu urugi rugahita rwikingura nta kintu akoze. Ahangaho rero ngo ntabwo urugi rwikinguye, ahubwo yarahageze ahita yihindura ikinyabwoya, arangije yinjira mu nzu, ajya ku buriri bw'umugore n'umugabo yari afite umuti, awuyanyagiza ku buriri bw'umugore n'umugabo, rwose bagashwana ntacyo bapfuye. Ku buryo ngeze ku rugo rwa nari bwagiye gukoreraho, nanjye ndagenda ngeze ku rugo rwa nari bwagiye kuroga, ariko aho nari bwagende ngiye gusenya ingo z'abantu bafite amahoro. Urana rukuntu umugore n'umugabo usanga bumvikana mu rugo, ubwo uruzi naburugaga ingunga zisenya rwose. N'uyu munsi abantu byo ushiduka abantu barahanye gatanya kandi nta kibazo na kimwe bafite, ahubwo ari imyuka mibi y'abadayimoni. Mu by'ukuri ngewe ndizera 100% ko ugiye kuryama ukabanza ugasenga, ntabwo izi mbaraga mbi zakwinjirana ngo bishoboke. Mwibuke ko iyo wasenze Imana iraza, abamarayika bakakurinda, ntabwo dayimoni ashobora kwinjira mu nzu yawe uko yiboneye kandi wasenze. Uyu muntu rero ngo yihinduraga ikinyabwoya cyangwa se akihindura injangwe, akaba yagenda ahantu nyine yihinduye injangwe ntimubimenye. Buriya mujye mutinya injangwe, nazikundaga cyane ariko ubu ngubu nzajya nyibona iwanjye, nzajya ntukesha mu izina rya Yesu Kristo. Ikindi kintu yakoze ni ukugenda ku gataro. Yego, ako gataro twakagendagaho. Hari uburyo babiboha n'uburyo babigenza simbizi mu izina rya Yesu toka satani, ubundi bakajya bakagenderaho bakaba bajya kuroga. Ikindi kintu yasobanuye ko abacuraguza atari abarozi bo kwica, ahubwo ni abantu baba bari kwica, bari nyine kuzuza inshingano zabo. Ugasanga nyine yagiye nko gucisha, bamutegeka ko agomba kujya ajya gucuragura. Mu by'ukuri mujye mwirinda mwa abantu mwe ufite n'ikibazo gikomeye gite, ujye upfuka amaso usenga Imana kugira ngo ujye mu madayimoni, kubera yuko aya madayimoni kugira ngo azakuveho bizagusaba igihe kinini cyane. Ndetse ibaze bakubwiye ngo ujye gucuragura umuntu w'inkumi cyangwa umuntu w'umusore umusirimu ukajya ujya gucuragura, ibi bintu byaba ari bibi cyane. Rero mubyirinde. Mu by'ukuri hari Imana ikora, hari Imana ifite imbaraga, hari Imana ifite ubushobozi hejuru y'imbaraga zose zibaho zishoboka, hari imbaraga z'Imana. Rero nubwo umuntu yaba yakuroze gute, imbaraga z'Imana zirari kandi Imana yiteguye kugutabara. Ngiye kubabwira rero ikindi kintu yakoze. Ikindi kintu rero yakoze, hari igihe bigeze bajya kuruga umunyamasengesho. Mbibutse yuko iyo usenga rwose nta kintu kijya gipfa kukubaho utagifiteho amakuru. Niyo kikubayeho Imana irakurinda. Ngo bagiye kuroga umuntu usenga Imana, umuhanuzi, ariko bajya kumuroga. Imana yamubwiye ko abo bantu Imana yari yamubwiye ko abo bantu abarozi bari buze kumutera. Ngo bagezeyo bakihagera bagendeye ku gataro, umugore ahita abyuka arasenga ngo imbaraga zituruka mu ijuru zitangira kubatwika, zirabatwika. Ahubwo yaje gucika intege mu isengesho, arasohoka aje kureba abo bantu, bahita bagira agataro kari kanze kugenda, bahita bashobora bagira imbaraga barakakurura. Sinzi uko babigenje baragenda, ariko iyo asohoka ngo ari mu isengesho akaguma asenga yari kubafata akaba yanabahururiza. Ikindi kintu yakoze ikindi kintu yasobanuye nuko iyo wumva ipusi ihora riri iwawe, hari igihe aba ari abarozi, ari umurozi uvuga mu ijwi ry'ipusi, biba bivuze ko hari umuntu ugiye gupfa muri urwo rugo kandi ari we wamuroze. So guys, buriya rero ngiye najyaga mbyumva, hari n'igihe agapusi kaza kakarira nk'umwana, ku buryo wagira ngo ni n'umwana uri kurira. Mu izina rya Yesu namuganya amapusi, urabivuze ko ari umurozi uri kwidoga ko ari umuntu ugiye gupfa muri urwo rugo kandi ari we wamuroze. Ikindi kintu yakoze nyine ni ukuroga yaroze umukobwa ngo ubukwe bwe bupfa gatatu.
yaragiye nyine amuroga kwa kundi aramusya, arangije aragenda amuzingira hafi y'iwanyu niho yakuzingiraga. Ubundi rero umukobwa umusore wa mbere akaza akamusaba, bajya kugera igihe cy'ubukwe bigapfa, abantu bagategereza bakaheba inshuro 3 ku munota wa nyuma. Uwo mukobwa ngo yaje gusabwa n'umupasiteri usenga, murumva ko imbaraga z'Imana ziruta byose. Barasenga, umukobwa arasabwa rwose ngo afite ubukwe. Icyo gihe yatubwiraga, yakoze ikiganiro rero avuga ko afite ubukwe. Uwo mukobwa bivuze ngo hejuru imbaraga izo arizo zose hari imbaraga z'Imana. Nawe senga, Imana izajya igutabara n'ibyo utazi. Dore rero noneho uko yarogaga abasore, ngo yarazaga ninjoro uryamye kuko yari afite imbaraga zituma agera ku rugi imiryango ikikingura atayikozeho. Yarazaga ninjoro usinziriye akakwambura isengeri. Urumva, isangaga ninjoro uryamye akakwambura isengeri, agafata imiti yabaga yitwaje akayikomanga mu gatuza kawe, akavuga ngo uzarinde upfa udashatse. Mu by'ukuri uwo musore ngo nta mutima w'urukundo yashoboraga kubona, niyo yageragezaga gukunda yumvaga nta mugore yashaka atari ubishatse, ahubwo kubera ya myuka mibi bamutongereye bamubwiye, ugasanga rwose uyu musore ntakeneye gushaka, akaba yarinda apfa koko adashatse. Gusa hejuru y'imbaraga zose hari imbaraga z'Imana, hari imbaraga za Yesu Kristo wadupfiriye kwigorogota ku musaraba. Mu by'ukuri hejuru y'imbaraga zose hari imbaraga z'Imana. Nusenga uko baba barakuzinze kose, iyo usenze ibi bintu bivaho. Ikindi ngo iyo bamaraga nyine kwica umuntu, ni kwa kundi nababwiye, bamushyiraga, bahitaga bagendaga mu gihe iwanyu bagushyinguye, bagahita bamutaburura. Bamara kumutaburura bagafata bakamugenda bakajya bamugaburira ibyatsi akamurya. Mu by'ukuri murumva ko ibi bintu biri too much. Yivugira avuga ati twisha abantu benshi cyane, nanjye ubwanjye sinabamenye umubare. Baragendaga bakica kandi ngo nta muntu wabaga bamutumye kubica, nta muntu wabaga arababwiye ngo uzanyicire umuntu. Abo ngo babikoreraga kubw'umutima mubi gusa, nta n'ikindi kintu uwo muntu yabatwaye, nta n'ikosa yabakoreye, just akabana umutima mubi. Uwo mukobwa bazingaga ntago bamuzigaga ngo azamutware, ntibamuzingaga ari uwabibatumye, ahubwo bo baramurebaga nyine bo bakumva rwose uyu mukobwa nyine nta kwishimiye, akakureba amaraso yatahura gusa agahita akuzinga ntacyo uwamutwaye. Uyu muntu rero yarakomeje, yakoze ibintu byinshi bitandukanye. Gusa iki kiganiro cyose wagenda ukakireba kuri channel yitwa Iyobokamana TV, niho ngiye nakirebye numva ndagitinye, ndavuga ngo reka nzasharinge abantu banjye uburyo abarozi bakoramo n'imbaraga mbi zabo, kugira ngo bamenye ko bakwiye gusenga Imana, bamenye ko hejuru y'imbaraga zose hari imbaraga z'Imana. Rero uyu muntu ngo yakijijwe ate? Uyu muntu mama we yagiye ajya gusenga kenshi, bakamuhagurutsa bakamusaba kwihana, akemera akihana, akajya no mu rugo ngo iyo bicaga umuntu basigaranaga ururimi rwe, akihana rwose, bakagira ngo barakijijwe. Hashira igihe rwose akabisubiramo. Uyu musore rero yaje kuva iwabo, ariko nyine imyuka mibi iramukurikirana, kujya aryamana n'abagore batwite, abagore bubatse. Arangije nyina aza kumucyura, agaruka iwabo. Arangije umukobwa umwe ngo amujyana gusenga, ajya muri korari akajya asenga. Mama we aramwanga, akajya amuroga, ari mama we wamubyaye. Uyu musore akarya ibiryo birimo uburozi, ariko ntagire icyaba rwose, akongera ikindi akabirya rwose ntagire ikintu aba. Akajya gusenga, akajya mu masengesho ya korari, bakamubwira ati iwanyu bapanze ko ugiye gupfa. Ibiryo rwose bakabizana, akabirya ntagire icyaba. Ngo rimwe rero baramubwiye mu rusengero, bavuga ati rwose hari igitero cy'abadayimoni gikomeye kigiye kukuzaho, ati bapanze ko ugomba gupfa. Uyu musore ntiyajya iwabo, ajya gusenga mu butayu. Ari gusenga, mama we amuzaho yigize isazi. Abonye isazi, yo afunguye amaso ahita abona ni mama we. Mama we bashaka kumuruga, bashaka kumwica, ariko imbaraga z'Imana ngo zirahaboneka. Haza umuriro urabatwika, bariruka nka baragenda. Arataha mu gitondo, ageze iwabo asanga mama we yatetse ngo igitoki rwose kirimo uburozi, arakirya ntiyagira icyaba. Nuko yahereye. Murumva ko Imana ikora imirimo itangaje, ni Imana ikora, ni Imana itabeshya, yitwa ntihemuka. Nubwo baba barakuzinze inshuro 1000, igihe cyawe Imana yapanze nikigera uzashaka mu izina rya Yesu. Wowe icyo ukora, senga hejuru y'imbaraga z'abakonikoni n'abadayimoni, hari imbaraga z'Imana. Wowe icyo ukora, senga Imana, kubera yuko igihe cyawe nikigera uzatabarwa. Hari abakobwa benshi ujya ubona ukabona rwose umukobwa agize imyaka 40, 45, 38 rwose, aho ngo umukobwa bayagiye. Ubundi umukobwa yarengeje 35 kiba ari ikibazo. Rero senga Imana, kubera ko niyo yonyine yagutabara.
mu by'ukuri uyu muntu yatangiye kuruga afite imyaka 3 abivamo bimaze imyaka 16. Reba umwana w'imyaka 3 agatangira kwica abantu afite imyaka 3 akagira iyo myaka yose. We yavuze ko atazi umura abantu bishe, ariko yarakijijwe. ubu n'umusore ushima Imana. Hashize imyaka 4 atanze iki kiganiro, sinzi niba yaba yarashatse, ntabwo nabonye ikindi kiganiro, ariko umushima Imana ko yamurokoye. Imana nziza, turagushimiye, turaguhimbaje kubw'iki kiganiro. Turagushimiye ko wemeye ko tumenya imigambi mibi ndetse n'imikorere y'abadayimoni, maze tukamenya ko turajya tubirinda. Turakunze kugira ngo iki kiganiro umuntu wese ukibonye umufashe kugira aho kimukora naho kimugeza, kandi ujye umurinda, umurinde imyuka mibi y'abazuna na dayimoni. Twamaganya abo dayimoni bazira mu ipusi no muri za marijoro mu izina rya Yesu Kristo. Turakunze kugira ngo ukomeze uturinde, kandi umuntu wese wazinzwe, umuntu wese wagize icyago gukora n'abadayimoni, umukure mu gitabo cy'urupfu maze umwandukure mu gitabo cy'ubugingo. Urakoze ko ugiye kubana natwe, iki kiganiro kigere kuri benshi kandi gifashe benshi, ni mu izina ryawe Yesu, amen. Murakoze rero guys, yarisukira umukobwa wanyu. Mu by'ukuri mfite ibitotsi mwihangane, iki kiganiro nkikoze ninjoro ni saa 8, narindi kucyumva mpita mvuga ati iki kiganiro